tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana nakubwiye ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa rya Yeremiya. Uyu munsi ndakubwira ukuntu nyuma yo gufata bunyago bamwe mu Bayuda, Nebukadinezari yategetse ko batagira icyo batwara Yeremiya kandi ko bagomba kumubohora. Reka tubanze dufata akaruhuko rero, ubundi ngaruke mu kanya dutangire neza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Radio Sambirana, 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 Usemerera, Sambirana, 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 Usemerera, Imani hafi icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Muri Yeremiya ibice 39 ku murongo wa 7 haravuga ngo, kandi anogora Sedekiya mo amaso amubohesha iminyururu ngo amujyane i Babuloni. Igice cya nyuma cy'igitabo cya Yeremiya batubwira ibihe bibi byabaye ubwo Yerusalemu yasenywaga na Babuloni. Iki gice cya nyuma nanone batubwira ibintu byari mu ntekerezo za Yeremiya. Bakatubwira kandi n'ukuntu Yeremiya yasobanuye impamvu umwami wa Babuloni yishe abahungu ba Sedekiya mu maso ye, nyuma yaho akanogora amaso Sedekiya. Biratangaje ukuntu Nebukadinezari yategetse abasirikare be kubohora Yeremiya muri gereza kandi akabasaba ko batamugirira nabi. Muri Yeremiya ibice 39 ku murongo wa 12 aravuga ngo, umujyane umumenye ntugire icyo umutwara, ahubwo icyo azakubwira aba ari cyo uzamukorera. Ibi byerekana ko Imana yakomeje kwita ku muhanuzi wayo w'umwizerwa. Muri Yeremiya ibice 39 ku murongo wa 14 aravuga ngo, batuma gukura Yeremiya mu rugo rw'inzu y'imbohe, bamushyira Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani ngo bamuheke bamusubize iwe, nuko ageze mu bantu baho arahatura. Ibi rero nibyo byatangiye igihe umwami wacu yise ngo ni igihe cy'abanyamahanga. Yesu yaravuze ngo, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Aya magambo yanditse muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 24. Ndacyabihamya neza ko kugeza n'uyu munsi abanyamahanga bakiri gusenya Yerusalemu. Abanyamahanga nibo bagitegetse uyu murwa, kandi Abisirayeli nta jambo bafite kuri ubu butaka bwera. Urabona ko amagambo umwami Yesu yavuze ari ukuri kudashidikanywaho. Birakomeye cyane kuri twebwe ab'iki gihe kwemera ko Imana ishobora guhana abantu bayo. Birakomeye kwemera ko Imana ishobora guhana igihugu, umuryango cyangwa umuntu ku giti cye. Yeremiya amaze imyaka 40 avuga ijambo ry'Imana. Yakomoje ku byaha Abayuda bakoze kandi abahamagarira kwihana. Imana yari yarabihanganiye igihe kirekire, ariko baranga barayihemukira. Bituma abahanuzi b'ibinyoma nabo batangira kwivugira ibyabo, bagira bati, murabona amagambo ya Yeremiya ntazigera asohora. Ariko kuri iyi nshuro amagambo ya Yeremiya yarasohoye, kandi Abayuda nta yandi mahirwe bari bagifite yo gukira. Urabona ko Imana yihangana kandi izakomeza kureka abantu kwivuruguta mu byo bashaka, ariko ku iherezo izatanga umuti w'ikibazo. Ubuyuda ni urugero rwiza kuri ibi ndiho mvuga. Imana yakomeje guhanura Abayuda ibinyujije muri Yeremiya kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara Abayuda bakomeza kwinangira kugeza igihe Nebukadinezari aziye asenya umurwa wabo Yerusalemu. Umwana w'umuntu hava akagera ntaba ashaka kumva ko Imana izahana iyi si. Biragoye cyane ku bantu b'iki gihe kumva ko Imana izagira umujinya. Hariho n'abatinyuka bakavuga ko Imana y'umujinya ngo ari iyo mu isezerano rya kera, ngo ariko Imana yo mu isezerano rishya yiratandukanye.
Shuti yanjye, mbese wari uzi ko ahubwo mu isezerano rishya ari naho batubwira byinshi ku mujinya w'Imana kurusha uko babitubwira mu isezerano rya kera? Usome muri Matayo igice cya 23, uraza kubona ibintu biteye ubwoba umwami Yesu yavuze, aho yagize ati: mwebwe abanditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, mwanzoka mwe, mwabana b'incira mwe, muzahunga mute iteka ry'Igehinomu. Aya magambo yanditse muri Matayo igice 23 ku murongo wa 29 n'uwa 33. Hanyuma wongera usome mu gitabo cy'ibyahishuwe, urabona neza ko naho bavuga ku mujinya w'Imana uzaba mu isi. Rekeraho rero kuvuga ko Imana yo mu isezerano rya kera ngo ari Imana y'umujinya, nayo mu isezerano rishya ari Imana y'urukundo. Ndakubwiza ukuri ko Imana yahoze ari Imana y'umujinya n'urukundo uhereye kera, kandi nako izahora. Imana ihana icyaha. Mu byanditswe uzakomeza kubona ko Imana ihana kandi igira imbabazi. Intebe y'Imana ni intebe y'imbabazi. Nta hantu umuntu abonera imbabazi n'ubufasha, ariko kuri iyo ntebe n'ubundi niho hazaturuka urubanza rukomeye ruzagera ku batuye isi bose. Umuntu rero usanga atabasha kumva bene ibi ngibi ndiyumvuga. Amategeko y'Imana ntahinduka, kandi umuntu ahanwa n'Imana kuko abatumviye amategeko yayo. Ibi biragoye cyane ko umwana w'umuntu yabyumva, ariko nshuti yanjye ugomba kubyizera kuko ari ukuri. Uko niko no mu buzima busanzwe bimeze. Hariho amategeko tugenderaho. Iyo uyumviye ubaho, iyo utayumviye no gupfurapfa. Kwibwira ko ari byiza cyane kugenda ku kwezi, kandi rwose ni byiza pe. Ariko se utekereza ko abantu bashoboye kujya ku kwezi babitewe n'uko bumviye amategeko y'Imana agenga isanzure? Habe namba. Ahubwo aho kuyumvira barayishe. Igihe batangiraga kujya ku kwezi ntibari bagamije ibyo gusa, ahubwo bashakaga no kureba uko kwezi, ahubwo bashakaga no kureba aho ukwezi guherereye. Bakihagera rero babonye umwanya ukwezi kubamo, ariko batangazwa no kubona ko iri sanzure ryacu rifite ayandi mategeko adasanzwe rigenderaho. Kandi iyo abo bantu bagera ku kwezi ntibakurikiza ayo mategeko y'iri sanzure, ndakurahiye ko bari gupfira ku kwezi ntibagaruke mu isi. Uko niko amateka akwiye kutwigisha. Icyo dusabwa no kugendera muri koridoro y'amateka, tukareba ibitaragenze neza mu mateka y'ubwami bwabayeho mbere. Uyu munsi usanga abantu bavuga ko Imana yihorera kandi ko ikunda guhana. Uyu munsi turi mu isi y'abanyabwenge, ariko usanga bashaka kugoreka amateka. Nyamara biradukwiye ko dusoma neza amateka, nibwo tuzabona neza uburyo Imana yagiye ikorana n'umuntu. Noneho ndumva nasoza ngira ikintu mvuga kuri ibi bihe bya Yeremiya, ariko ntunyumve nabi. Kubigaragara umwami Sedekiya yari ameze nk'umuyobozi w'umuswa. Uko ni nako n'abanyabwenge b'iki gihe bameze, kuko mu bwenge bwabo birengagiza Imana. Sinitaye ku buryo uri bumfatemo, kuko nzi neza ko uruhande mpagazemo ari rwiza. Nanjye niyemeje guhagarara mu ruhande rwa Yeremiya nk'aba umuntu wizera Imana. Radio Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza.
muri ibi bice tugezemo tubona ko Yeremiya yari habwira abayuda basigaye mu gihugu cy'Ubuyuda nyuma y'isenyuka rya Yerusalemu. Abayuda basigaye bari abakene cyane, bari impumyi, ibirema n'abandi bantu batari bafite icyo bimariye muri sosiyete. Yeremiya rero nawe yahisemo kugumana n'aba bantu kuko hari ubutumwa yari abafitiye. Turasoma muri Yeremiya igice cya 40 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Nebuzaradani umutware w'abarinzi amaze kumurekura ngo ave i Roma, ubwo yari amujyanye aboheshejwe iminyururu, amuvanye mu zindi mbohe zose z'i Yerusalemu n'i Buyuda zagiye ari iminyago i Babuloni. Umutware w'abarinzi ajyana Yeremiya aramubwira ati, Uwiteka Imana yawe niyo yategekeye ahantu ibi byago, kandi Uwiteka yarabisohoje agenza uko yabivuze, kuko mwacumuye ku Uwiteka kandi ntimwumvira ijwi rye, nicyo gitumye ibyo bibageraho. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, gukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ntakubonereye aba ari hujya. Nebukadinezari yemereye Yeremiya gukora ibyo ashaka, kuko mu bisanzwe Yeremiya yari kujyana i Babuloni n'abandi bayuda bafashwe bunyago, ariko igitangaje ni ukuntu Yeremiya atigeze ashaka kujyana nabo. Ntekereza ko iyo Yeremiya ajya i Babuloni yari guhabwa umwanya ukomeye, ariko Yeremiya ntiyari kwihanganira imibabaro yakoreshwaga bene wabo, kuko bicaraga ku migezi y'i Babuloni bakarira cyane bibutse i Siyoni. Icyo gihe kandi abayuda bari baramanitse inanga zabo, batagishobora kuririmbira Imana kubera umubabaro bari barimo. Yeremiya rero ntiyigeze yemera kujyana n'abayuda bene wabo, bari baranze ubutumwa bwe kandi nawe baramwanga. Imana yagombaga guhagurutsa undi muhanuzi i Babuloni. Ezekiyeli niwe wagombaga guhanurira abayuda bari i Babuloni. Hanyuma Yeremiya ahitamo kwigumanira n'abakene basigaye i Yerusalemu. Ubwo se koko ninde wakundaga iki gihugu cy'Ubuyuda? Ni Yeremiya. Yeremiya niwe wari patriote nyabo. Ninde wifurizaga ineza abayuda? Ni Yeremiya. Ibi ni ukuri kudashidikanywaho. Gira ngo uribuka ko Yeremiya yingingiye abayuda gucira bugufi Nebukadinezari. Ntekereza ko iyo bumvira Imana bagakora ibyo ishaka, abayuda batari kujyanwa bunyago. Iyo bumvira Nebukadinezari yari kubagenza neza nk'uko yagiriye neza Yeremiya, ku buryo bari no kuguma mu gihugu cyabo. Muri Yeremiya ibice 40 ku murongo wa 8 batubwira inkuru ya Ishimayeli wateguye umugambi wo kwica Gedaliya, umutware wari washyizweho na Nebukadinezari wajye ategeka imidugudu y'Ubuyuda. Muri Yeremiya igice cya 41 batubwira inkuru y'urupfu rwa Gedaliya n'abakarudaya hamwe n'abayuda bari kumwe nawe. Nuko Ishimayeli afata abantu bo muri Misipa bose agira ngo abajyane mu gihugu cy'Abamoni. Abantu rero baje kuyoborwa na Yohanani, ariko uyu nawe aza kugira ubwoba ko yahanwa na Nebukadinezari amuziza iby'urupfu rwa Gedaliya. Nuko Yohanani ategura umugambi wo guhangana n'abari basigaye i Buyuda berekeza muri Egiputa. Mu gice cya 42 tubona ko mbere yuko bahungira muri Egiputa, Yohanani n'ingabo ze basanze Yeremiya. Biratangaje kubona ukuntu muri ibi bihe abantu bahindukiriye Yeremiya. Mu by'ukuri babikoze kuko bari bakeneye kumenya icyo gukora. Bari bakeneye kumenya niba baguma i Buyuda cyangwa bakwerekeza mu kindi gihugu. Bari bakeneye kumenya aho bagana. Muri Yeremiya bice 42 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 3 aravuga ngo, maze abatware b'ingabo bose na Yohanani mwene Kareya na Yezaniya mwene Hoshaya n'abantu bose uhereye ku muto hanyuma y'abandi ukageza ku mukuru uruta abandi basanga umuhanuzi Yeremiya, baramwegera bati, turagusaba dukundire kugutakambira kugira ngo udusabire ku Uwiteka Imana yawe n'aba bose basigaye, kuko twari benshi noneho dusigaye turi bake nk'uko utureba uku, kugira ngo Uwiteka Imana yawe itwereke inzira dukwiriye kunyuramo n'uko dukwiriye kugenza. Abayuda basigaye bariho bagisha inama nziza Yeremiya. Ndabeshya se? Ushobora gutekereza ko abantu bakomeje kugendera mu nzira y'Imana. Tubona ko hano basezeranye Yeremiya ko bazumvira ijwi ry'Uwiteka. Muri Yeremiya ibice 42 ku murongo wa 4 aravuga ngo, nuko umuhanuzi Yeremiya arabasubiza ati, ndabumvise yemwe, ngiye gusaba Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwavuze, kandi icyo Uwiteka azabasubiza cyose nzakibamenyesha, sinzagira icyo mbahisha. Abayuda basigaye basanze Yeremiya kandi bari bazi neza ko Yeremiya avugisha ukuri. Buri muntu wese ukeneye kuvugana n'Imana, ryaba ari ijambo yumvise mu iteraniro, kuri radio cyangwa mu cyumba cye, agomba kwirinda kurivanga n'ubwenge bwe. Agomba kwirinda icyatuma yakira nabi ijambo ry'Imana kandi akanaritambutsa neza nk'uko Imana yarimuhaye, atagamije gushimisha abantu. Koko muri iki gihe usanga hari abavugabutumwa bahagarara imbere ku gatuti bakivugira ibyo bashaka bagamije kunezeza abantu gusa. Paulo yandikiye Timoteyo ngo,
kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Aya magambo yanditse muri Timoteyo wa 2 ibice 4 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 4. Nukuri ibi nibyo turi kubona uyu munsi. Nayo mpamvu uyu munsi ubutumwa buvugwa atari ubutumwa buzima, kuko benshi bagamije kunezeza imitima y'abantu. Igihe ijambo ry'Imana rizongera kubwirizwa nk'uko riri, abavuga butumwa bakamera nk'uko Yeremiya yarameze, icyo gihe ijambo ry'Imana rizongera nanone rizana impinduka mu buzima bw'abantu. Kuri iyi nshuro rero Yeremiya yaragiye kubwira abayuda basigaye icyo Imana ibatekerezaho. Muri Yeremiya ibice 42 guhera ku murongo wa 9 kugera ku wa 10 aravuga ngo, arababwira ati, uku ni Uwiteka Imana ya Isirayeli iyo mwantumyeho kwibingingira ivuga iti, nimukomeza kuguma muri iki gihugu niho nzabubaka kandi sinzabasenya, nzabashoresha imizi kandi sinzabarandura, kuko nicujije ikibi nabagiriye. Imana yabasezeranyije ko itazakomeza kubahana mu gihe cyose bazayigarukira bakayumvira. Nanone kandi Imana yabasezeranyije ko umugambi wayo ari ukubaha umugisha atari ukubahana. Muri Yeremiya ibice 42 guhera ku murongo wa 11 kugera ku wa 12 aravuga ngo, ntimugatinye umwami w'i Babuloni, uwo mutinya ntimukamutinye, ni Uwiteka avuga, kuko ndi kumwe namwe kugira ngo mbarokore mubakize, kandi nzabaha igikundiro kugira ngo abababarire abagarure mu gihugu cyanyu. Yeremiya yabwiye abayuda ijambo ry'Imana nk'uko Imana yari yarimuhaye. Mu by'ukuri ryari ijambo ryiza kandi ry'ibyiringiro. Ushobora gutekereza ko kuri iyi nshuro abayuda bari kwizera Yeremiya kuko ibyo yari yarababwiye byari byasohoye. Ushobora gutekereza ko abayuda bari kwizera Imana, nyamara Imana yo yari izi neza ko bazakomeza kwinangira. Ndagira ngo wumve impanuro Yeremiya yakomeje guha aba bayuda basigaye i Yerusalemu. Turasoma muri Yeremiya ibice 42 guhera ku murongo wa 18 kugera ku wa 20. Bibiliya iravuga ngo, uko ni Uwiteka Nyiringa Imana ya Isirayeli ivuga iti, uko umujinya wanjye n'uburakari bwanjye bukaze byarushywe ku baturage b'i Yerusalemu, niko namwe uburakari bwanjye bukaze buzabarohwaho mugeze muri Egiputa, kandi muzaba ibivume n'igitangarirwa n'ibicibwa n'igiteye isoni, kandi ntabwo muzongera kureba ahantu kundi. Uwiteka yavuze ibyanyu yemwe abasigaye b'i Buyuda mwe, ntimujye muri Egiputa. Mubimenye rwose yuko nabihanangirije cyane uyu munsi. Mwarariganije mu mitima yanyu mukantuma ku Uwiteka Imana yanyu muti, udusabire ku Uwiteka Imana yacu, kandi icyo Uwiteka Imana yacu izavuga cyose uzakitubwire natwe tuzagikora. Biboneka ko amateka atigeze abigisha. Bakomeje kwanga kumvira Imana. Abayuda banga kumva ubutumwa bwa Yeremiya. Imana yari yababujije kujya muri Egiputa, ariko se koko baba baragiyeyo? Cyane rwose bahise bagenda muri Egiputa. Radio Samirana, 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 Usemerera, Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana,
Tugeze noneho ku buhanuzi bwa gatandatu, ari nabwo buhanuzi bwa nyuma buri muri iki gitabo cya Yeremiya. Ubuhanuzi buvuga ku minsi ya nyuma ya Yeremiya ari muri Egiputa, buhera mu gice cya 43 bukagera mu gice cya 51. Yeremiya igice cya 43 n'igice cya 44 batubwira amagambo Yeremiya yabwiye abayuda basigaye i Yerusalemu ariko bagatura muri Egiputa. Muri Yeremiya igice cya 43 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu aravuga ngo, Yeremiya amaze kubwira abantu bose amagambo yose Uwiteka Imana yabo yari yabamutumyeho uko angana, Azariya mwene Hoshaya na Yohanani mwene Kareya nabibone bose babwira Yeremiya bati, uravuga ibinyoma. Uwiteka Imana yacu ntiyagutumye kuvuga ngo ntimuzajye muri Egiputa ngo mutureyo, ahubwo Baruki mwene Neriya niwe utukugabiza kugira ngo dutangwe mu maboko y'Abakaludaya batwice kandi batujyane i Babuloni turi imbohe. Tubona neza ko abayuda bakomeje kugendera mu nzira mbi, bahakanye ijambo ry'Imana Yeremiya yababwiraga. Ikibazo bari bafite nuko Yeremiya atari havuga ibyo bo bashaka. Batekerezaga ko Yeremiya ashobora kubabwira ko ari byiza ko bakwerekeza muri Egiputa, nyamara birangira Imana ibabwiye ko badakwiye kujya muri Egiputa. Muri Yeremiya ibice 43 guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 yaravuga ngo, ahubwo Yohanani mwene Kareya n'abatware b'ingabo bose bajyana basigaye b'i Buyuda bose bari bagarutse bavuye mu mahanga yose aho bari baratatanirijwe bazanywe no gutura mu gihugu cy'Ubuyuda. Sabagabo, sabagore, sabana, sabakobwa b'umwami, umuntu wese Nebuzaradani umutware w'abarinzi yari yeguriye Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani hamwe n'umuhanuzi Yeremiya na Baruki mwene Neriya. Nuko bajya mu gihugu cya Egiputa kuko banze kumva ijwi ry'Uwiteka, maze bagera ni Tahapanesi. Yohanani n'ingabo ze bategetse abantu ko berekeza muri Egiputa ku mbaraga, kandi babitegekana Yeremiya. Nuko basubira i Tahapanesi mu gace kegeranye naho igihugu cya Isirayeli cyatangiriye, kuko cyatangiriye i Gosheni muri Egiputa. Aba Bayuda bategetse Yeremiya kujyana nabo, nubwo we atabishakaga, ariko birangira ajyanye nabo, nyamara akomeza kubahanurira. Muri Yeremiya ibice 43 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 9 aravuga ngo, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya ari Tahapanesi riti, itorera amabuye manini uyahishe rwihishwa munsi y'amatafari ashashe ku irembo ry'inzu ya Farawo i Tahapanesi, abantu b'i Buyuda babireba. Tubona rero ko abayuda basubiye muri cya gihugu babumbiragamo amatafari cya Egiputa. Tubona kandi ko kutumvira Imana kwabo kwatumye badashobora gutera imbere, ahubwo bisanze barasubiye aho bari baratangiriye. Muri Yeremiya ibice 43 guhera ku murongo wa 10 kugera ku wa 11 aravuga ngo, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, ngiye gutuma nzane Nebukadinezari umwami w'i Babuloni umugaragu wanjye, intebe ye nyitereke hejuru y'ayo mabuye nahishe, nawe azabamba ihema rye ry'ubwami hejuru yayo. Nuko azaza yubika igihugu cya Egiputa, maze abo gupfa bazicwa, abo kujyanwa ari imbohe bazagenda ari imbohe, nabo kwicishwa inkota bazicishwa inkota. Abayuda birukanye muri Egiputa kugira ngo bahunge Nebukadinezari, nyamara birangira Imana yemereye Nebukadinezari gufata igihugu cya Egiputa. Urumva ko ibi byaje kubera bibi Abayuda bari muri Egiputa, kuko byari kubabera byiza iyo bumvira Imana bakigumira i Buyuda. Byari kuba byiza iyo Nebukadinezari abategeka bari mu gihugu cyabo kurusha kubategeka bari mu gihugu cy'amahanga. Yeremiya igice cya 44 batubwira uburyo Abayuda bari muri Egiputa banze kumvira Imana, ariko Imana ikomeza kubahanura yihanganye, ibereka ko ariyo yatumye baterwa kandi bagatatana. Nyamara Abayuda ntibashobora gukura isomo muri ayo mateka yose bari baranyuzemo. Muri Yeremiya ibice 44 umurongo wa 2 n'uwa 3 aravuga ngo, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, mwabonye ibyago byose nateje i Yerusalemu n'imidugudu yose y'Ubuyuda, kandi dore ubu n'amatongo ntawuyituyemo bitewe n'ibibi byabo. Ibyo bakoze kugira ngo bandakaze, bakajya kosa imibavu bakorera izindi mana batazi, ari bo cyangwa mwe cyangwa base. Nanone kandi tubona ko Imana yasobanuye impamvu yahannye Abayuda. Muri Yeremiya ibice 44 ku murongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo, noneho uku niko Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, niki gituma mukorera ubugingo bwanyu iki kibi gikomeye, mukitsembamo umugabo n'umugore, umwana muto n'uwonka, ngo bacibwe i Buyuda ntimugire uwo musigarana? Kuko mundakarisha imirimo y'amaboko yanyu, mwosereza izindi mana imibavu mu gihugu cya Egiputa, aho mwaziye gutura, bituma mucibwa mukaba ibivume n'ibiteye isoni mu mahanga yose yo mw'isi. Mbega ukuntu Imana yacu ari urukundo! Tubona ko Imana yakomeje kwinginga Abayuda ngo bayigarukire. Kutumvira Imana kwabo byerekana uburyo umutima w'umuntu ari mubi kandi uhora wigomeka ku Mana. Muri Yeremiya ibice 44 guhera ku murongo wa 16 kugera ku wa 17 yaravuga ngo, ntabwo tuzakumvira mu byo watubwiye mu izina ry'Uwiteka byose, ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu ryo kosereza umugabekazi wo mwijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, nk'uko twagenje twe n'abasogokuruza
n'abami bacu n'ibikomangoma byacu tukiri mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu, kuko ariho twabonaga ibyo kurya byinshi tugahirwa tutagira ikibi tubona. Nta kindi cyari gisigaye ku Bayuda usibye igihano gusa. Ndiho soza nshuti yanjye ndagira ngo ubwire ko Imana yaburiye Abayuda inshuro nyinshi banga kumva, kugeza ubwo ibohereza abahanuzi batandukanye nabwo ntibumva. Uko rero ni nako natwe ab'iki gihe bimeze, yadutumyeho umwana wayo, ariko benshi bakomeje kwinangira imitima. Nta kindi rero gisigaye atari urubanza. Reka dusenge. Mana, genderera uyu mugabo, umugore, umukobwa n'uyu musore baneze amatwi kwemera ukuri kw'ijambo ryawe, kandi baryumvire kugira ngo ubwo uzaza batazabura ubugingo babitewe no kutumvira. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti yanjye, ndagushimiye ko wantije ugutwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nongere nkurarikire kuzaba nanjye ubutaha, ubwo nzagaruka zakuganiriza ibijyanye n'ubuhanuzi kuri Baruki. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti arirwo www.tw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.